amafaranga ntekereza ko baraza kumusinyisha bwo tujya muri defense nako gusinya sanga aho yasinye usibye we nako atarabona amafaranga yarabemereye ko agomba kubasinyira hanyuma ngiye kiri nabanye muri defense Axel ubwo ni naho urinjiramo ubabwira bijyanye na Yusu Dianye mu ba defense Rayon Sport ifite umuntu yavuga ko bayobowe na Bayisenge Emery bikora neza ngira ngo Emera bikora neza ariko urabona ko bakiburamo akantu ka match nyinshi mu kaguru cyane cyane nyine mu bihe biherutse cyangwa se currently kuko Emery yasoje sezo atari gukinishwa muri Gasogi bijyanye nuko Kenisa tamukinishaga yamaze kwanzura kazagenda bahitamo kwanga kumukoresha ntibakorana imyitozo ifungura championnat ubona nyine Emery ntabwo harazamo kakantu kuvuga ngo anavuye no mu bukwe regano wamenya nyine urabona ko bitaraba byiza cyane ku buryo bavuga ngo ariko bisibura nibo basha kumva konsinye zo gukina muri defense atura ko defense atura ukuntu ikinwa habarimo umuntu ubaboye naho twakwita nka ari we muri bero wabo noneho hakabamo abandi ba defenseur babiri bari kumwe nawe ubumoso n'uwiburyo uwiburyo abafite konsinye zivuga ngo kubera ko wundi ari gukina wing back akora ama overlaps agenda agaruka iyo yagiye wowe tujya guhagara handi agakuriye kuba hagaze kuri kabiri ukaza gukuvura ariko ugiye kureba usibye Emery nawe wagiye agaragara atera amataka akura y'imipira abandi ba defenseur bakina kuri izo mpande ntako bigeze bakuvura abantu basore bakina ku mpande kuko igihe cyose babacengaga wasangaga umukiyi wa Yanga ageze ku isamu rya Rayon Sport kuko yaba Rushema yaba na Kabange muri Kabange no umukinnyi uri kuraje cyane ubona ko ashyiramo imbaraga n'imitozo ikora neza ariko nyine hari level atagiraho uvuga ngo hari level atariho Kabange tubyemeranye uvuga ngo umukinnyi gukora byiza byo ku rwego mbere ariko urwego rwe ntabwo umuntu yavuga ko ari Rayon Sport yari ikeneye kugira ngo igibanza kandi urwego ntibarwiga umwaka ushize imikino rugushyiraho kugenda ukina imikino myinshi ako niba Ruvuyanga niba kapiteni wa Rayon Sport na vice kapiteni we nkuko twabibonye na vice kapiteni wa gatatu no kapiteni Serumogo umwungije ni Sefu wa gatatu ni Kabange abo bakinyi bose uko ari batatu baraba bencheri sezo ishize Rayon Sport tatwayemo igikombe uvuga ngo Rayon Sport taratwaye igikombe aba bencheri bayo nibo ngo bayoboye bagenzi babo uvuga ngo Serumogo niyo wa mbere Sefu ni vice kapiteni Kabange ni vice kapiteni wa kabiri aba nibo bakinnyi bayoboye bagenzi babo baraba bencheri sezishize muri yare itarabaye nziza yare wasira avuga ngo sabazungu sabazungu urumva ko nari ikibazo gikomeye uvuga ngo abeza Rayon Sport ifite ubu nibo bari babi mwaka ushize w'imikino bivuze ngo recruitment mu kwanza ntabwo yagenze neza no kugira ngo buri gihe gumana umukinnyi ureba nyine ibintu byinshi yadufashije iki mwaka ushize ubu ngubu tugiye kumugumana bivuze ngo rero muri defense uretse Emery nawe ubona ko ataraba fit neza ariko twawe na experience Emery ariko uretse experience Emery mu myaka 10 ningahe ko tumuzi Emery yirukanwa na Gasogi ikamurekura Rayon Sport ikamusamira hejuru ariko tuvugisha ukuri Emery yaza ko ari umukinnyi mwiza Kenisa ari gukora ibishoboka byose akamugumana icyo cyo tucemeranye usibye naho nari inkagira yari bujye no hanze cyangwa se akajya no hanze urumva ngo Emery byo yakoze icyubero tumugomba turakimugomba haba mu ikipe y'igihugu haba mu ikipe y'ingabo turamuzi hari impamvu Emery adahamagara mu ikipe y'igihugu ariko Emery ni best player Rayon Sport ikwiriye gushingiraho muri championnat mu Rwanda amavubi yahamagaye ujya wumva ari umuntu uvuga ngo haraburamo Emery oya na Shani yasezereye na South Sudan ntabwo yigeze ahamagarwa kandi yarakinaga ahubwo yarahamagawe yagezemo barabeshya ngo yagize imvune ndabyibuka ko yahamagawe ako umutoza aramudropinga barabeshye ngo yagize imvune uwo umukinnyi mwiza ugiye kujya muri defense yari muri CAF Sefu bamwongera amasezerano kubera ko bananiwe kugura Tanseri yabaza ko baramuguze ntabwo Sefu Joseph Saki Serumogo abantu benshi baratunguye yongera amasezerano nawe n'abakinnyi bati babonye Rayon Sport mu abakinnyi ba kapiteni bayo nta wamukiye kwa kundi batoraga bavuga ngo kapiteni n'umuntu uzi gukina kuruta abandi ubundi Rayon Sport iramutse ifite abakinnyi bayo beza harimo abatakina benshi muri bo aho twavugaga inyuma mu kibuga hagati ako tuva inyuma Rushema nawe yego yari yagize sezo nziza ubushize muri Mukura ariko ni level ya Mukura aho ngo level ya Mukura na level ya Sport turi kuvuga ubu ngubu bigomba ko bitandukanye kuko Rushema twaramubonye ejo bundi kuri Yanga wabonaga nawe atameze neza wenda rukavuye no mu mvune reka turebe ko wenda azagenda rikavaringa neza akazana forma ariko ruvanga inyuma hayo naho ni ubundi izamu n'aba defenseur batatu nge ndabibona mu ikibazo gikomeye bose kandi batatu nta numwe yaba Emery yaba Kabange yaba bano barushema ni ibibazo bikomeye cyane ikibazo cya Aimable bagikemure vuba kuko Aimable yaba upgrade kuri aba bose ubwo tuvayo Axel wana ba update ngo bya Yusu Dianye sugira ngo ni ibihe ko ari bya bindi n'ubundi nta gishya sinzi bya amakuru yanyu mperuka ni amafaranga n'ubundi ya amafaranga ari bakimubereyemo style
biraho biratuje ari kwishyuza idolari 1,000 ubwo mu byo bari bamusezeranyije nyine twarukuyemo hanyuma n'ubundi nyuma y'iyi match nk'abandi bose niyo promesse bafite. Gusa ikigaragara ubushake ni bukeya, ashobora kuba afite izindi deal na manager we bano basenegale biragoye. Ubwo turaza kubaza nyuma yaho match irangiriye amafaranga akaboneka ese zaza cyangwa se byararangiye ntazaza azahabwa ari leta yigendere mu gutegereza tukareba. Umukinnyi utaje muri Real Day buryo nyine bano bakinnyi bamaze kuba pro, umukinnyi utaje muri Real Day bagapresenta abandi bakinnyi bagenzi badahari, amaze iki gihe cyose ikipe ikora imyitozo kina match za gishuta adahari, Real Day ntaze n'ubu ngo akaba ataraza, biragoye cyane ko tuzabona isudi yanye azi Kigali, birabasaba imbaraga zasanzwe. Umukinnyi wakinira Rayon Sport umwaka wose ashwana nayo akanga kuza kubera $1,000. Abarimo ibindi bintu bivuga ko manager wabo ngo banze ko yongera abandi bakinnyi, ararakara arabagumura, ahita agumura bari nacyo kibi cyo kugira abakinnyi bafite manager umwe, ahita abatwarira rimwe yashaka yujyanye ikibazo n'umwe agukandisha undi, yavuga ati n'uyu nguyu yagize akabazo k'imvune kugira ngo feeling pressure. Kandi bari abakinnyi b'Abanyasenegal n'abantu bagira solidarite cyane, bareba bakabona uburyo Kadim Ndiaye mugenzi wabo yabaye drop bamuvanyemo, bareba Omar Nyingo uburyo bashesha amasezerano, abonye postinga ku mastati Kadim Ndiaye yavuga ati umusimbura bimeze bite Kadim ntabwo nari nzi ko ari unprofessional kuri rwego. Umusimbura bimeze bite se? Wari muri Jarafa ari gukina amatsinda, wari mu equipe we ko bamwirukaye niba yarashoboye, wenda yasinye muri Generation Foot cyangwa muri Jarafa, arimo arapostinga kuri stati yotsa ngo umusimbura ngo nta kintu kirimo nawe. Twihute ariko Ibe twihute, ubwo twihuta tujye nko kuba halfback babo ku bantu bakina kuri 2 na 3, ubwo byawe nakubwiraga uyu mukinnyi nasanze nawe usoje match, ntabwo umuntu yamuvuga izina ko byaba ari bibi, ariko numwe mu bakinnyi bamazemo iminsi mwaka ushize yarimo, numvaga avuga ngo iyi system avuga mu Giswahili, avuga ati system y'abadefenseur batatu ikintu cya mbere bukeneye naba wing back bihuta, uburyo bataka n'uburyo abadefanda bikaba biri impeccable. Akavuga ngo twebwe abo dufite, ubwo aravuga Serumogo wenda nundi wakina kuri 3 bitarabonerwa igisubizo kuko wahaza ngo ntabwo ari gukina, akavuga ngo ntabwo we abona bafite ubwo bushobozi bwo gukora ibyo mutoza bashakaho byo ko ari abantu biteguye kudefanda neza no kwataka neza nko kuri zo nshingano zabo, kuko nko mu bakinnyi bo hagati uwo mukinnyi akina mu kibuga hagati, ngo yafashe baro hari ubwo yubura amaso akareba niba umwing back w'iburyo cyangwa ibumoso yagiye agasanga ntiyagiye, kubera ko amaze kuzamuka 3 anavuga ko yakiye muri uyu mwaka ushize. Icyane kuvuga ruvuye uvuga ngo umwing back amaze kuzamuka 3 aravuga ngo reka ndekipere, ubundi mu busanzwe system defenseur 4 iyo nimero 2 ari kurekipera, nimero 7 niwe uri gukora cyane agenda agaruka anazamuka, ariko kubera ko ari kwakina wenyine igihe ari kurekipera urwo ruhande ntabwo murukoresha, muhita mwinda mugajya gukoresha urundi, iyo bintu kibumoso no gasanga nuko bimeze kiba ari kibazo cyane.